bonane ku baturage bose abadukurikiye bakunda ikiganiro Real Women abanyarwanda ndetse n'aba mu mahanga kumana yanjye Pascal umwaka mushya muhire umwaka mushya Christelle Beri uraho Happy New Year Happy New Year Joyeux Noël Noël joyeux nishimiye kubabona siko derukana umwaka ushize nukuri ibisi ari baye myinshi umwaka ushize harya wajyana kera cyane wese imisi ibiri ngende umva ari umwaka ushize umwaka mwiza nyine ni byiza kuko Imana yaraturinze umwaka urarangira dutangiye undi kama n'imigabo n'imigambi mishya ahubwo wagenze ute muri rusange 2015 yari imeze ite turahera muri janvier turahera muri décembre cyangwa janvier turuka ibyabaye muri rusange ibyo bindi muri janvier ntago ari lisansiye buri nisi imbeze ni ibintu biri kure cyane ibintu biri kure cyane tuze hano à la fin cyangwa se here hagati umwaka warangiye okay turaza kuby'abamisi wenda twatoye abamisi icyo gikorwa kirarangira hazaho hako munyibutse nisi personnellement nyine nagumva wenda se you achieved kwa kundi bigenda ni byinshi naje kugeraho gutya so urabona tutari mu kiganiro nk'abakobwa batatu gutya yego ni byinshi bindi biri personal wenda si ngombwa ko nabandi bantu babyumva ahubwo wenda nari ndimo ndavuga utundi tuntu tw'ingenzi twagiye tuba uyu mwaka tudushya voilà n'abahanzi benshi kugira ngo mu Rwanda haje abahanzi ngaho Stromae concert yarakubise uruzura konshenze weje ubundi byari ahubwo nuba mu Rwanda sigaye ari nka ni ibintu bisanzwe zombeje ubundi Obama aje gufata vacances bambase okay wenda 2015 kuringe nyine yari umwaka mwiza ari beko bigereranyije ibi ni byiza byabayeho epi nyine wa mugani twicara ahangaha abatureba tubakorera ikiganiro cyiza nk'iki ngiki baduha n'ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo turanabashimira kuba mwaratubaye hafi mukatugira inama mukagira gute wenda se 2016 Beri tubahishira iki ubundi ibintu biracyari muri budget turacyabyiga tubabikiye ibintu byiza as we grow we change as we go we have better things to show you guys kandi mukomeze mutugire n'inama mutubwire ibyo mudakunda ibyo mwifuza ko improving it's all about you ibyo dukora byose ni inama zanyu tumva 2016 ari kubitaho cyane kurushaho uhakeya tugaruke rero kuri kano kantu ka December se December warangije umwaka hehe Beri ese nabivuga ni ikibazo gikomeye cyane uravuze ngo icyabisho ko birenterese oya ngewe rwose umwaka watangiye nicaye kwa masasu ndimo ndasenga amen bitari biryoshye sitasiyo kamera nyuma yaho nyine nagiye kureba ibintu byari bimo biraba hano Kigali biziko hari hashyushye Serena hari igitaramo hano Central Park Chillax hari ibintu byinshi hari amafuta pati kuko nanjye Mamba Portofino aho se naragiye narakomerejeho nyine umwaka warangiye ngira ngo mbere premier yageze uri tayari oya yageze nabwiye ngo yageze ndi mu rusengero saa 7 z'ijoro ariko nyuma yaho wenda nka saa 9 naje kuvayo ndasohoka ndeba hanze okay byiza cyane akandi kantu wakongeraho akandi kantu ushobora kongeraho okay nuko ari 2016 sibyo umwaka umuntu ategereje mu bintu byiza byinshi uko iminsi igenda ihita regatura nakura burya n'iminsi igenda yiyongera joyeux anniversaire Berize happy birthday sweetheart Berize akabashaje kwageze muri 35 gutya buri murayigabanya cyari mu rubyiruko stili hafa ako urubyiruko byabaye konta akane 35 bisigara 30 ako tumufitiye aka gift size ariko ntago ni ngombwa ko abantu bari kutureba bakabona naga surprise nago tubeshya twe turabana b'Imana rero dutangira n'umwaka twifuje kuvuga ku bijyanye n'amatalent atandukanye aho turi buvuge ku bijyanye na théâtre umwana w'umukobwa mwiza cyane umunyarwandakazi ufite imisatsi ireshya nka kuriya miremire iruti ya Berize baraza kubibona
araza kudukorera akantu kameze nk'agasana atwereka nyine iyo théâtre muri make yanamugije ku bintu byinshi ko ubu ngubu ajya mu bihugu bitandukanye agiye kugaragaza uwo mukino. ngira ngo ni umukobwa wafashe icyemezo cyo kuva mu kazi yarasanzwe akora noneho akajya mu bya théâtre. Ntabwo abantu benshi bakunda kubyumva ko ntago hari abantu babikunda ariko ntibabigemo, we yabigiyemo wese. Usilie hauna upweke, Mola yupo. Usilie hauna upweke, Mola yupo. Usilie, usilie. God is always with you. Anakujali, anakujali. Anakujali, anakujali. Wazazi wangu wamenikataa mimi, ndugu zangu wamenichukia mimi. Sina ndugu, sina rafiki, sina ndugu, sina rafiki. Niende wapi? Niende wapi? Ikiganiro Real Women, ariko dufite umushyitsi wacu yatangira twibwira. Nitwa Eliane Umuhire, nkaba ndi umu-artiste cyangwa se umuhanzi. Ubuhanzi bwawe bushingiye ku ki Eliane? Ikibazo cyiza, ubuhanzi bwanjye bushingiye ku gukina théâtre hamwe na film cyangwa se ikinamico hamwe na film. Rimwe na rimwe rero byaba ngombwa nkanabyina nkakora danse contemporaine. Bikora biri local cyangwa biri wide world? Navuga ko biri local kandi nanone biri international, biterwa na pièce uko imeze na Okay, uvuga pièce turumva mu iki? Mvuze pièce ubwo wakumva umukino kuko akenshi cyane umwanya wanjye munini ngumara muri théâtre. Rero ni kenshi dukora imikino bikaba ngombwa ko tuyijyana mu festival hanze y'u Rwanda. Ese ku muntu utazi icyo bita danse contemporaine wamusobanurira ko ari iki? Navuga ko ari indi forme ya danse, ni danse ikombina amaraba n'ubundi buryo akenshi bukombina cyangwa se buhuriza hamwe imbyino zigiye zitandukanye zo hirya no hino muri Afurika, ariko nanone bikajyana nanone no na expression n'umubiri wawe uba uri kuvugisha kurusha uko wakoresha amagambo. Ni nka danse classique? Ntabwo ari danse classique comptere ko danse classique birangiye navuga ko ari y'abanyaburayi cyane. Kandi expression uko uvuze ngo ko nisobanura kuko ukoresha umubiri cyane ariko version africaine. Iyo danse contemporaine bayibyinira he? No mu bukwe twagutumira ukazuka cyane ko Pascal ufite vuba hanga wamubonye Amina ureretswe yewe bimwe bikomeye cyane aho ni ibintu bishyashya gusa. No, danse contemporaine ushobora kubyina ahantu hose, ushobora kubyina muri evenement izo arizo zose kubera yuko ni umubiri wawe uri muri exprime. Ni kimwe nk'uko wavuga ngo wenda navuga ko danse yacu y'ikinyarwanda yo akenshi hari uburyo iri relié na culture yacu n'inka n'iki, ariko danse contemporaine yo iri navuga ngo universel. Ahantu ariho hose wajya, ahantu hose yajya kandi yajyana kandi yajyana n'umuco wari wo wose kuko ni just umubiri wawe, nk'uko umuntu yavuga ngo ngiye kuvuga cyangwa se ngiye gushushanya, nta rurimi rugaragara yabigira. Umuntu se ashaka kwibaza ati se mu Rwanda hari ahantu babyigisha, wowe wabyigiye he? Ngewe byagiye biza muri kuko natangiye cyane muri théâtre. Noneho muri théâtre ugasanga ari ahantu ugera ugasanga amagambo ntabwo ahagije, ahubwo umubiri wawe niwe ushaka kuvugisha. Rero nibwo twagiye mu ma training twagiye dukora, niho byagiye biza. Ngiye nagize training Butare muri Centre des Arts, yari ntoya, et puis nyuma nza kugira amahirwe kujya muri Tunisie. Muri Tunisie rero training nagize nuko
yo yari théâtre itagira amagambo n'amatoya hamwe bakubwira bati ugiye ku isoko ariko se ni gute ukora kandi utakombye kumima ngo ugire gutya kuri telefone no rero hari ku buryo bagenda bategura n'umubiri wacu bakubwira bati umubiri wawe ugomba kuba uri capable gukora ibintu byose kujya mu mahoro yari yo yose niko rero na danse yagiye izamo epi no gukorana n'amashirika cyane nuko ariko Eliane sorry uvuze ngo gutegura umubiri nawukize buriya bagutegura ukize nsinzi ivuge nta kibazo nabukize cyangwa se na berize aha njyewe ntago bivamo haraho nagira nkahita ngomba no byose ni training byose ni ukumenyereza umubiri wawe biterwa n'ikintu umenyereje ni kimwe nk'uko uvuga uti umunsi umwe ndashaka gukora bodybuilding kandi nta mu kaboko warugiraga gatangiye ukajya muri gym nyuma y'ukwezi bakakubona ufite akaboko kangana urambwiye ngo ujye muri gym urambwiye ngo ujye gukora akaboko urafite izindi system wese afite ize nka kuri uvuze kugorora umubiri right none se watubwiyeho ko ushobora kuba na classic uyikora oya ntago classic ntago yikora kuko nayo mfite ikibazo cyane cy'ukuntu ushobora kubyina classic twabirebera ku mano amano yarahengamye yarazanye kentus sinzi just ibindi narabigerageje biranga ibintu banzi ugomba kubikora ukiri mwana amagufa akamenyera ariko wavuze ko unakora cinema théâtre none se is it niko kazi kawe daily ukora niko kakwinjiriza niko I'm sure ko abantu benshi bari kwibaza ukuntu utunzwe no gukora théâtre kuko nzi ko théâtre baza ari urunana byose nicyo nendaga kukubaza ni kuri radio ni hehe ni théâtre zihe ubwo ni ibibazo bibiri mbere najyaga nkora théâtre nkayikombina n'akazi kubera yuko ntabwo nta opportunité menshi cyangwa se ya opportunité nyinshi zari zihari mu Rwanda zo kuvuga ngo uku kwezi ngiye gutungwa na théâtre uyu mwaka wose ushire amafaranga nzabashe kubona amafaranga ntunga ntago byari byoroshye rero nabihuzaga n'akandi kazi buhoro buhoro gitangaje kandi nabyiza nuko théâtre imaze uretse na théâtre na film byose imaze gutera imbere mu Rwanda ku buryo byabaye ngombwa yuko mbasha kuhayariza yuko en fait ntago nkibona umwanya wo gukora aka kazi neza kandi nanone hari ibyo nkunda nibwo nahise ndeka akazi guhera mu kwa 9 ubu ngubu nibyo bintunze officiel amafaranga se nyine karaza karaza nyine hazamo kubara ikindi nuko uba uhayariza yuko nta kindi kintu kigutunze gishobora gutunga uretse wowe ubwawe rero urabyuka ugatangira ugashakisha hirya no hino epi ubasha no kubona umwanya wo kuinvestisa kuko niba hari nta yindi asset umu artiste agira uretse umubiri we cyo ukavuga uti ngomba gushakisha ni talent ngomba kumeza kwimprovinga niba nakoraga niba nabashaka niba nageraga izi limite mu kwinjira muri emotion zanjye ndafata umwanya wo gukora kuri emotion zanjye gutyo hanyuma se izo théâtre muzikina muri salle murazikina mukazicisha ku maradiyo nkuko twabibazaga muzerekanira hehe ubungubu kugeza ubungubu mbere nigeze gukorana n'urunana ariko nyuma ntangira gukorana na mashirika hamwe na ishyo izo dukora zose tuzikorera kuri stage navuga ngo ni théâtre contemporain nuvuga ngo nibyo by'urunana mwabikoreraga kuri stage ibyo ngibyo by'urunana yarandi ma projet ku ruhande twakoraga record hanyuma no nkajyana n'urunana nabwo kuri muri community outreach bagiye mu byaro même nicyo gihe nabwo nari ndi kumwe na mashirika mais izo dukora zose tuzikorera kuri stage niwe budensi jana wasanga ari budesi yanatwicaranye cyangwa ni wowe Mariane none se ubundi nibyo byose ntabwo wavutse ukora théâtre yagenze bite kugira ngo ujye muri théâtre natangiye gukunda théâtre ndi muri secondaire ni kwa kundi batanga ama dialogue yo gusubiramo niki narazikundaga nkasaba abandi bampereze partie nini cyane abari yo nza gufata mu mutwe nataha nkakora repetition na mama nagize imana ngira ababyeyi bansupportinga cyane nkakora repetition na mama amahoro yose nkayafata ko numvaga hari emotion nagiraga mu kubandi kubikora which mean side y'umuryango barabyakira nagize imana pe barabyakira noneho ngize amahirwe kujya ibutabe umunsi umwe nibwo nabajije mama ndamubwira ntekereze ko nshobora kuba nawe umwactrice n'indi muri deuxième secondaire arambwira ati nta kibazo igihe icyo cyose hari ikintu ushaka ushobora kukigeraho mu gihe ugishyize ku mwanya wawe na passion nuko ndabikunda ariko nkakomeza niga icyo gihe nigaga comptabilité muri secondaire ngeze ni Butare nabwo nshaka kureba uburyo najya muri journalisme biranga nkomeza muri comptabilité ariko no Butare akaba ari opportunité ahari centre des arts hari na troupe y'Ibutare troupe ya théâtre ndayijoininga na centre des arts haba hari opportunité y'ama formation bakoreza abaformateur bakaduforma nuko
nibwo nagiye rero nkomeza kubikora uko nguko paka maze kurangiza mpita njya muri mashirika hamwe ntangira kwana mashirika hamwe na ishyo nuko. Okay, hari ukuntu wabonye ayo mahirwe ariko hari abandi batabona ayo mahirwe kandi bakunze théâtre bigenze bate? Nanjye icyo gihe ntabwo ayo mahirwe nashobora guhita nyabona ako kanya. Icyambere nari mfite yari urwo rukundo. Rero iyo ufite urukundo hari ikintu ukundi hari urukundo ufite ikintu ukora ibishoboka byose urapersevera urarwana ukabirwanira ukarwanira ishyamba ugashikama. Haba hari ni kenshi bagiye badusaba ko tuza gukinira ubuntu, umuntu akavuga ati ndajya gukinira ubuntu kubera yuko mbikunze. Nkaba ndi muri vacances nkavuga nti nige nzasubira i Butare kugira ngo nje kuri scène n'uwanyereka scène yo kujya ku buntu nanyita nyijyaho. Noneho uko ngenda nkomeza kubikora uko nguko gukorera ubuntu gukomeza gukora ama repetition n'iki nibyo byagiye bituma ngenda mbikunda kurushaho. Noneho ngenda mpura n'abantu bamfasha. Okay. Ndumva ari ibintu byiza cyane ariko twabishakamo natwe. Uratubwira na plan ufite muri ibyo bintu nyene bya théâtre kugira ngo ufashe abandi future ikibonamo imbere hawe. Bon umwaka ushize nari natangiye hamwe na mashirika kubera yuko ibyo nakoze byose nta amashuri yose nagiye niga. Amaformation sinagiye mbona nta nimwe negeze nishyura, ahubwo na abantu bagiye badufasha. Par exemple nka Kahora akakubwira ati Kisangani hari formation ndakohereje muri Tunisie bari gushaka abantu ndaguhereza recommandation ugenda ugiye kwiga. Byose ni abantu bagiye badufasha cyangwa se abari bararangije Butare bagarukaga nabo bakaza kutwigisha. Ukabona yuko ari effort z'abandi bantu. Nibwo nanjye nabuze nti singiye n'iki nakora, nibwo natangiye gutanga amaformation ku bajene muri mashirika. Biza kugera aho birahagarara kubera yuko nari maze kugira akazi kenshi. Me nyuma hamwe n'abandi harimo abakoze danse, hariho abandi bakoze théâtre nabo turashaka kwishyira hamwe ku buryo uyu mwaka dutanga formation igaragara nk'iy'ukwezi kose tugaselectiona abantu bakaza tukabigisha ku buntu. Okay. Ibyo byose muzaducaho tubimenyesha abari kutureba cyane ko natwe dushaka kubyiga tukarambura amaguru n'ibiki byose n'imitsi n'amaboko mvute wowe. No mu bindi bijyanye n'izindi plan harimo n'undi gukomeza gukina. Ejo bundi nzagenda mu Budage hari umukino tugiye gukora namwe na ishyo n'indi théâtre yo ni mu kihe kirimi? Ikidage mu Kinyarwanda mu Cyongereza epi n'umubiri uzi Ikidage oya abo bantu Abadage n'Abanyarwanda. Okay. Hakaba hari pièce tuzakora yitwa My House. Bo bamaze kuzina aha twarebye hirya no hino dusura ibintu byose bishobora kuba byatwinspira mu gukina. Natwe tuzagenda turebe natwe iwabo epi duhuze dukore umukino. Ubwo ni mu kwa mbere epi umukino wakagombye gusohoka mu kwa 9. Epi nyuma yaho hari indi pièce yitwa We Call It Love. Ili inspiré na fait réel zinaha mu Rwanda. Yo yabaye mise en scène yakozwe n'umugabo witwa Denis n'umukongole. Ubushize twagiye kwikina Paris n'ubu ngubu mu kwa kabiri nabwo tuzajya kwikina i Paris. Bisobanura iki kuvuze ngo ni ibintu biri fait réel? Ibyabayeho zo mu Rwanda ni histoire y'umudamu inaha mu Rwanda. Berize yaragiye kubaza. Berize agiye kubaza. Nk'ubu ibyo bintu mberuka ndi muri première hariya nyine twiga ama danse contemporaine. Iyo mukoze ayo ma théâtre ko tutabimenya nkuko tumenya ati conscience yaje kugira tuze kumenya sinkubeshye ntago advertisement ntago banyarwanda bari kubimenya cyane. So what are you going to do about that? Murabikora hit kuko nanjye ubu ntago mbizi ibyo byose uvuze mwakinye ntago twabimenye kandi urumva ni natwe harimo abantu bacu urumva ni ibintu twabatezaho imbere. Malheureusement ngiye akenshi mba ndi de l'autre côté kuri scène ntago mba ndi kuri côté ya production cyane ariko ni ikintu kuko natwe twagiye turealiza kuburyo nibaza yuko bimwe mu bintu bizakorwaho muri uyu mwaka ndetse n'imyaka izaza ni kurushaho gusensibiliza abantu kuko hariho ikintu cyabaye kandi uko turayibona yuko bishoboka yuko abantu baza. Hari festival yabaye mwaka ushize yitwa umuntu yabereye ku Gisozi yabaye iminsi 2 ariko iyo minsi ko ari 2 hose hari huzuye cyane. Hari sene nziza kandi abantu bari baje akenshi iyo dukinye usanga nk'abantu baza navuga ngo 90 cyangwa se 80% n'abanyamahanga ariko iki gihe cyo 90% bari abanyarwanda. Kandi nibaze yuko hariho wenda ikintu ushobora kuba twakora kuri publicité ariko none hakabaho n'ikindi kintu cyo guconscientiza abanyarwanda kumva yuko ashobora kuba nk'uko ajya kureba umupira nk'uko ajya kureba Urban Boys nk'uko ajya kureba indi concert cyangwa se ibindi ashobora kuba yaza no kureba théâtre.
needed a good scream. I need some great cream to rub well into my hands, rub out all this hardness, toughness, roughness, seeping into my skin, dipping into my life, sinking my heart, breaking like teenage acne all over my face, drawing lines like crossroads. I need me some great cream like collagen to sink into my skin, into my lines like crossroads on my face, maps of silent suffering, muffled cries in the morning underneath our blanket, the night asleep as I lie awake. What is happiness? My heart cannot recall. And yet, every day in public, I hold on to a smile. Disconnecting with all of me inside, connecting like tentacles to all on the outside. Keeping the lie alive, steadily holding me into position. Umukobwa nkanje, a woman well grown, umunyarwandakazi. Erega ubundi, une fille bien élevée n'a pas de linge sale, une fille bien élevée n'admet pas avoir de la linge sale, une fille bien élevée n'étale pas son linge sale en public. And beyond laundry, good girls don't scream, curse, speak louder than a mere panting of lips. Good girls preserve the facade, no hair out of place. Noma, ceceka, umugabo wawe yakuteye inda. Noma, ceceka, umuhungu wawe ntabyara. Noma, ceceka, umukobwa wawe araruka. Noma, ceceka, noma, ceceka, noma, ceceka, noma, ceceka, noma, ceceka, noma, ceceka, noma, ceceka. Nuko twarezwe, nuko umukobwa yitwara, nta mukobwa urira mu bantu, nta mugore uvuga ibijyanye n'inzu ye hanze. Noma, ceceka, noma, ceceka, noma, ceceka, noma, ceceka, noma. I needed a good scream. This good girl has resigned from her post. This good girl is taking residence with the sun, letting the light back in her eyes. This good girl has got the right to let the shine back in her life. And who cabra? Even pat her legs a little. This good girl is resigning from her post, taking away all the pegs of gupfa uhagaze ukicwa n'agahinda collected over years of good girls training. All these titans was just suffocating the life out. Okay, nkuko mumaze kubibona rero Eliane amaze kudukorera akantu keza. Umugabo nagukubita ntago ari ubwa mbere biba bibaye. Umwana wawe niba mutera inda ceceka, nihagira ikindi kibazo kiba ceceka, numa siwe wa mbere. Karakantu kararyoshye cyane. No, sérieux, nyine biraryoshye ikuntu ni na réalité de vie. Nago you feel it and wona gagafirinze inside. Ndemeze ndabona ari ugufiringa ari ceceka numa nuguceceka no kunuma. Areka rero dusoze siko se bimeze buriya. Turabakunda ariko turagiye. Yego. Chers amis on part. Mwihangane reka tubasige ariko ibyiza ni byinshi mu 2016. Ntabwo tuzabarambirwa ahubwo tuzabaryohera, bizakomeza kuva mu bwiza bijya mu bundi. Inkumi rero namwe reka mbashimire ubwo ndarangiye maza kunshimira byinshi. Pasika turagushimira cyane Tantine. Mubona hano n'umukobwa w'umutima. Tantine.
kwa buhande Christelle. no mbere Ntawe na Christelle rwose. rero reka mbashimire kuba muparticipa muri kiganiro, reka dushimire n'abantu bari inyuma ya za kamera, harimo Abaje, cameraman, Joy, harimo director Christian. Christian, harimo Claude, Claude harimo na cyane Christian cyane. Gakombe n'abandi bose bajya batuba hafi. umwaka Yeah. mushya mwese. Umwaka mushya mwese, Imana ikomeze ibarinde rero Ibarinde, ibahe ibyiza umugisha. byinshi turabibifurije. muri 2016 Njye nagiye. Ha. Stay in touch. natwe twagiye, ariko mbere ko tugenda turabibutsa izo nimero ziri kuri ekara, mushobora kutwoherezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byose tukabisoma ndetse tukagira Na n'icyo Twitter, tubikora, Instagram, hanyuma Facebook, mukatuvizita kuri Twitter, Instagram, Voilà. Facebook. Oh, the Real Women Rwanda. ijambo ni Real Women Rwanda. Murakoze, Bye. nawe ubutaha. Bye. I never promised you a ray of light. I never promised there'd be sunshine every day. I'll give you everything I have, the good, the bad. Why do you put me on a pedestal? I'm so up